turacyari kumwe tugenda tuganira twungurana ibitekerezo ndetse tugana ibintu by'ubwenge. Abantu bakomeye mu ntekerezo bagira imico n'imyitwarire mizima, bagenzura kandi bakagenga amarangamutima, ibitekerezo n'imyitwarire yabo mu buryo bubategurira kugera ku ntsinzi n'icyo biyemeje mu buzima. Hano twifashishije urubuga Life Hack mu nyandiko yabo ifite umutwe ugira uti 30 things mental strong people don't do. Nukugena ibintu 13 bitarangwa ku bantu bakomeye mu mitekerereze no mu bwonko bwo umuyobozi w'ubuzima bwose bw'umuntu, kugira ngo nawe ube wabyigiraho, ubashe kuba umuntu ukomeye mu ntekerezo udahungabanywa na buri gateye kose. Icya mbere, bene aba bantu ntibata umwanya bicira imanza ku byababayeho. Abantu bakomeye mu ntekerezo ntibicira ntago biciraho gusa ngo birengagize ngo birenganyiriza cyangwa se banishinja amakosa ku byababayeho cyangwa uko bafashwe n'abandi, ahubwo bo bafata kandi bakemera inshingano, bakemera uruhare bagira mu buzima bwabo, ndetse bakumva ko ubuzima butoroha iteka kandi ko butagira ubutabera buri gihe. Life isn't always easy or fair. Icya kabiri, abantu nk'aba ntago baterera inyoni ububasha bwabo, ntibemerera abandi kubagenga no kuyobora intekerezo zabo. Ntibashobora guha undi ububasha hejuru yabo, cyane cyane ku buryo batekereza. Ntuzigera wumva bavuga ngo binuba ngo umukoresha wanjye ngatuma numva ameze nabi, kuko bazi ko ubwabo aribo bagenzura, aribo bagenzuzi b'amarangamutima yabo, kandi ko bafite mu biganza byabo guhitamo uko bitwara mu kibazo. Icya gatatu, ntibiruka ay'impunzi iyi mpinduka zije. Abantu bakomeye mu ntekerezo ntibagerageza guhunga no gukwepa impinduka, ahubwo bakirana yombi impinduka nziza, kandi bakaba biteguye guhinduka, ibyo bita kuba flexible, no guhindura imitekerereze iyo babona ari ngombwa. Bumva neza ko nta gihoraho nk'impinduka, kandi bakizera ubushobozi bwabo bwo gukora igikenewe mu gihe ibintu bihindutse. Ibi babyita ability to adapt. Icya kane, ntibatakaza ingufu ku bintu batabasha guhindura cyangwa se kugenga. Buriya ntuzigera wumva umuntu ukomeye mu ntekerezo aganya yinubira umuzigo watakaye cyangwa se akajagari k'imodoka nyinshi mu muhanda, ibyo bita traffic jam. Ahubwo bibanda ku byo bashobora kugenzura mu buzima bwabo, ibyo ushobora kuba ufiteho control, mbese ibyo bafite ubushobozi bwo kugira icyo bakoraho. Bazirikana ko rimwe na rimwe ikintu cyonyine bashobora kugenga ari uko bitwara mu bibazo bibagwiririye. Ibi mu ndimi z'amahanga mu Cyongereza babyita the only thing they can control is the attitude. Icya gatanu, ntago bene abantu bahangayikishwa no kuneza rubanda bose. Buriya abantu bakomeye mu ntekerezo bazirikana kandi bazi neza ko badakeneye gushimisha buri wese igihe cyose. Ntibatinya kuvuga oya cyangwa se kuvuga igikenewe cyangombwa mu gihe gikwiye. Baharanira kugira neza kandi bakaba abatabera, batagira uruhande babogamiyeho ngo barye indimi mu binyoma gusa. Bagira uko babigenza mu buryo bwa nyabwo, nuko bitwara ku bandi bantu batashimishije. Ntibatinya gukora imishinga ikomeye nyuma yo gukora imibare. Buriya bene aba bantu ntibiyemeza gukora no gutangira imishinga batitonze cyangwa se ngo babikore mu bugoryi. Gusa nanone ntibatinya kuba bakora imishinga abandi batinya nyuma yo kubanza kuyiga neza
bakayigenzura babara n'ikiguzi cy'ingaruka zayiva mu byo bita taking calculated risks. Abantu bakomeye mu ntekerezo bamara umwanya bashyira ku munzani ibihombo n'inyungu ibyo bita risks and benefits mbere yo gufata icyemezo gikomeye, ndetse baba bafite amakuru ku ngaruka zikomeye zishobora kubageraho mbere yo gutangira igikorwa runaka biyemeje. Abantu bafite mu ntekerezo bakomeye ntibaguma mu mpitagihe ngo baheranwe n'amateka. Icyo ni icya karindwi tugezeho. Abantu bakomeye mu ntekerezo ntibata igihe cyabo baguma mu gihe cyahise, bifuza ko ibintu byakabaye byarabaye bitandukanye n'uko byagenze. Bemera kandi bakakirana yomba hahise habo, kandi iteka baba bashobora kuzakubwira amasomo habigishije. Icyakora ntibahora bagarura ibibi byababayeho, cyangwa ngo usange bahora bivuga ibigwi byahise, dore ko n'ubundi nari umugabo idahabwa intebe. Ahubwo babaho mu ndagihe, ari nako bagena imigambi y'ahazaza. Live for the present and plan for the future. Cyamuna ntago bakora amakosa amwe ngo basubiremo bongere bayasubiremo. Buri abantu bafite ibitekerezo bifite imbaraga, bifite amagara mazima, bemera inshingano n'uruhare bagize mu byababayeho, hanyuma bakigira ku makosa yahise. Icyo bibamarira rero ibi nuko badakomeza gusubira muri ya makosa ngo bongere bayasubiremo boshye kwa muturagara ku bijumba ivuruguta mu isayo y'ibiziba. Ahubwo barakomeza bagatera intambwe bagana imbere, ari nako bafata imyanzuro myiza kurushaho, igira hazaza habo heza kurushaho. Ikindi cya 9, buri abantu bakomeye mu bwonko no mu ntekerezo bashima kandi bakishimira intsinzi n'ibyiza abandi bagezeho. Ibyo tujye tubimenya, ahubwo bakanazirikana ko intsinzi, agatambwe uteye n'ikiza ugezeho biva mu gukora cyane, ndetse iteka bakifuza gukorana umurava, bategereje igihe amahirwe yabo yo kugera ku ntsinzi azazira. Ikindi cya 10, ntibava ku cyo biyemeje ngo nuko bidahise bikunda ku nshuro ya mbere. Buri kizakwereka umuntu ukomeye mu ntekerezo nuko atabona ugutsindwa, icyo bita failure, nk'impamvu yo kuva mu kugutsindwa, yo kumanika amaboko, cyangwa se gutsimbuka ku cyo wiyemeje utageze ku ntsinzi. Ahubwo bakoresha gutsindwa nk'amahirwe yo gukora no gutera imbere kurushaho. Use failure as an opportunity to grow and improve. Koresha gutsindwa nk'amahirwe yo kuguteza imbere, ugira ibyo wongera. Iteka rero bashaka gukomeza kugerageza kugeza igihe bagereye neza ku cyo bifuza. Icya 11, ntibatinya kubaho igihe bari bonyine. Buriya abantu bakomeye mu ntekerezo bashobora kwihanganira kuba bonyine, kandi ntibatinya kuba ahantu ibintu bicecetse, mbese hatari urusaku. Ntibatinya kuba bonyine hamwe n'ibitekerezo byabo, ndetse bashobora gukoresha cya gihe bakaba bakagikoresha ngo bakakibyaza umusaruro. Ugasanga umuntu niba afite nk'agahinda, aribwo usanga ajya mu nganzo y'ubusizi. Abakomeye mu ntekerezo rero bishimira kuba bari kumwe nabo ubwabo, kandi ibyishimo byabo ntibabishingira ku kuba bari kumwe na rubanda kandi ibihe byose, ahubwo bashobora kunezerwa niyo baba bari bonyine. Ikibanziriza cya nyuma, ntibiyumva nk'aho hari icyo cyose isi bagomba. Buri abantu bakomeye mu ntekerezo, ibyo bita bari mentally strong people. Aba bantu ntibumva ko hari icyo ubuzima n'isi muri rusange bagomba. Hari icyo basezeranije se ubundi? Ntago bavukanye imyumvire ko hari undi uzabitaho, cyangwa ngo hari ikisi zabaha. Ahubwo bashaka amahirwe ashingiye ku byo bashoboye kandi bakwiriye. Ibyo bita opportunities based on their own merits.
icyanyuma ntibitega inyungu zabo ako kanya zihutiyeho. icyo yaba akora cyose, cyaba gusigasira no kugira amagara ye ngo ayagire mataraga kurushaho, cyangwa kuzamura bizinesi ye ngo ayikure ku rwego rumwe ayishyire ku rwisumbuye umuntu ukomeye mu bwonko n'intekerezo, ntiyitega inyungu zihuse cyangwa kugera ku cyo ashaka aciye mu y'ubusama, ahubwo akoresha ubumenyi, ubuhanga n'igihe cye uko ubushobozi bwe bungana kose, kandi akumva ko impinduka nyazo zifatika zifata igihe. ngaya nguko natekereza ko ibi ngibi hari icyo bikwigishije cyangwa se hari icyo bigusigiye. Katwumve Hozi